ukina undi ruhande atandatu urumva bakatakisha wabita William Togwi Mamadou Si akaba ari hanze none ubundi twahise mu munyamahanga mugenzi we ntabwo ari umunyarwanda wagiyemo anagiyemo n'undi baba bari nibyo kuri ya myanya bakina kuvuga ngo uko bimeze kubera ko inyuma nta banyamahanga bariyo uri kumva ubwo abanyamahanga bari kuri bench yaba ari Mamadou Si yaba ari Denis Omedi arumva yaba ari harundi se arahari nta wundi arahari mu banyamahanga bahari ego ko Omedi se twigeze tumushyira mu kibuga nyine ndavuze Denis Omedi mini ba bariko bafite abanyamahanga 12 barindwi bagomba kubanzamo abandi batatu bakaba bari kuri bench ariko impamvu yabyo ntabwo baza muri fedo match nyine umwe yaba ari kuri bench abandi babiri bataje kuri fedo match niko bigomba no kujya bigenda kwanza kubera ko hari imyanya ihurirwaho n'abanyamahanga harya Mediane bamanuyemo se Kiganda Dauda na Nemerda nibo bagomba kuba bari gukinamo naryana pere yakomeye urumva kuko njye mpamvu nashyemo Kiwanuka akene mwanya wo gukina Kiwanuka uko ari kwitwara agomba gukina umuhungu wa za Gatsibo ntabwo twamuvanye uboneka rukuba inkondo John Boss batobotobo bya kapiteni kandi na Gilbert azakina ahubwo kuri ruhande impamvu rero njyewe tunabivaho impamvu rero nababwiye ngo kugira ngo mumpangire aba bakinnyi nyuma y'aba bakinnyi mupanze dufashe case study APR Rayon Sport nuhe musaruro biza gutanga mu mwaka w'imikino ngo ku makipe yombi muri champion kuko dufashe case study ama equipe n'umundi azi ibikombe ubwo police bihangane dufasha ama equipe case study ba ama equipe azi igikombe cya champion yego ngira ngo na Shema nabo bakorana bajya kubizana kubera ko bamaze igihe muri championnat ubwo umuntu yanavuga ko aricyo kintu cyabiteye yaba Shema muri Kigali kinishaga abanyamahanga yaba Desire muri Gicumbi abagabo b'abanyamahanga bazi akamaro k'umunyamahanga mu ikipe hano iwacu mu Rwanda kubera ko tudakora abanyarwanda benshi baza akamaro k'abo banyamahanga nko icyo bashaka kuzamura uko twabivugaga case study nk'uko bivuga icyo tugomba gukuramo ni ukuvuga ngo zana umunyamahanga uje gukina ufite ubushobozi bwo gukina nusanga adafite ubushobozi bwo gukina umwihorere uzaza n'ufite ubushobozi bwo gukina ibyo bizazamura level ya competition championnat yacu izabitsitse kaza baraga championnat uvuga ngo harimo abakinnyi banyabo njye ndeba nk'aya makipe muri za Tanzania iza KMC ni ikipe ya 8 ariko usanga harimo udukinnyi tuzima tutunyamahanga ukibaza hano bagiye babakura ariko bitonze bakabareba bakora scouting bagavanira mu kintu twazana kugira ngo adukine kubera ko ari umukinnyi ushoboye tugomba kwandikisha tugatanga ayo mafaranga kubera ko aricyo tuzamukuramo yaba ari championnat kuva ku ikipe ya mbere kujya ku ya 16 ubu n'umunyamahanga urimo ari muzima ikintu kirimo aho ngaho urabona ko aba bagabo bariho bakora ibintu byiza ama initiative yabo ni meza ubwo urumva bongerewe umubare uravuga utabanyamahanga beza bakomeye kugira ngo ireme rya competition rizamuke ariko ngira ngo noneho n'agaciro n'ibyo abakinnyi nyirizina bakuramo urabona ibihembo nabyo byarazamutse ko niba umwaka wa mbere bavuga bati miliyoni 80 wa kabiri bikazaba miliyoni 100 wa gatatu bikazaba magana ngahe mu byukuri urumva n'icyo kintu n'ubushobozi mu equipe buziyongera nanone umunsi bazongera gutegura buriya nabira ibintu by'ibihembo bimutiva abakinnyi ndizera ko ntashidikanya ko Rwanda Premier League izakomeza ikintu rugiye kuvugaho izakomeza gutanga bira bihembo icyo kintu rugiye kuvugaho ndagira ngo kijyanirane n'ingingo ya 4 yuko kugurisha amatike mu mikino ya Rwanda Premier League byahawe Rwanda Premier League na Ferguson zakomeza kubonamo iriya percentage harimo amanyanga akomeye cyane muri biriya bintu amasoko yagiye ahabwa abantu iyi ngingo nayikunze cyane impamvu ndi mu bijyanire rimwe reka nkubwire aba bantu bari gukora mu nyungu z'ama equipe nabo ubwabo bayoboye babayemo bazi ibibazo bagiye abanyamuryango n'ubundi n'aya ma equipe rwose kuko haravugaga murabyibuka inkundura ya Rwanda Premier League n'undi yabagirimo aba bagabo bashaka uburyo nabo ama equipe yabo ari muri Rwanda Premier League yagira uburyo agira inyungu mu bibavuna kuko ndabyibuka muribuka inkundura y'umubare w'abanyamahanga utekerezwa ari 8 ama equipe akanipasa muremure mu kubagura bikarangira bagumye kuri 6 abikaba de bariko wakumva aho byavuye abantu kumva bararutsa bararumira ntago bashaka kubitindaho ariko iki kintu uburyo gikozwe n'uburyo ama equipe aba yiyubatse bizatuma byuzuza udatunga abanyamahanga benshi udakinisha ariko kuri iki cy'amatike murabyibuka Rwanda Premier League ati ntituzi yo biva federation ni ishaka kubikora ama equipe akakubwira ati nyamara ku mafaranga yinjira kuri stade ku buzima tubamo butoroshye
ntabwo tubona bihwanye n'ibyo baduha. hari n'igihe Rayon Sport yarekamye ko bashingiye ku bantu bari muri stade ntabwo bihwanye n'amafaranga bahawe. Njya nibuka match yigeze kubera ni Huye hano bati iyi match ko twararanganyije amaso turebye ko stade Huye yubatse n'abantu bajyamo nubwo yabituzuye uravuga ngo iki gice cya VIP n'ikigaragiye VIP impande zombi iburyo ni umoso kirimo abantu twakwinjizayo ahubwo byabaye Rubavu kuri Etincelle ibintu twiboneye ati abafana bari bahari kuri match ya Etincelle na Kiyovu aya mafaranga niyo bagomba kuri match ya Etincelle na Kiyovu Etincelle yahise inareklamye match yakurikiyeho ya Kiyovu ihita yishyuriza bahawe miliyoni 1.2 yahise yishyuriza bari baduha miliyoni 4 dukurikije ukuntu stade yangana baduha byiburenye abantu rero babaryaga imitsi reka nabo bahabwa ayo mahirwe bireberere ibyabagirira inyungu no kubateza imbere. munyemerere twinjire mu ikipe ya Rayon Sport ko twinjirane na Tenga promo ese uri kwaka facture ya IBM ese wakanza